turagushimiye Mana yacu. Aya ni amavuta yakozwe n'intoki z'abana b'abantu, ariko iyo ubyemeye ahinduka igikoresho kandi kigira umumaro nyiracyo. Ni amavuta nawe wavuze mu by'ijambo ryawe, ubivuga neza, ubibwira Samweli wambwira ngo uzuze ihembe ryawe amavuta maze uze gutume kwa Yesayi, kuko wahabonye umuntu ushaka gukoresha kugira ngo yime abo umwami w'Abisirayeli. Natwe aya mavuta turayasengeye mu izina rya Kristo Yesu, kugira ngo nagera ku mukozi wawe Kayiranga Jean Bosco ahinduke igikoresho cy'umumaro kandi kigira umumaro nyiracyo, kikagira n'itorero umumaro. Kandi Bishop ugiye kuyamusukaho umukoreshe mwami, kandi ushyigikire mwami Imana yacu uyu muhango, kugira ngo umuhango wera, umuhango w'itorero, kandi ukorere byose kwiyubahisha, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhimbazwa. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nanjye kububasha muhabwa n'Imana n'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, njyewe Bishop Apollinaire Musafiri Yakombe, Bishop mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, bihamishijeho ugusuka amavuta ko murobanuraniwe kuba umukozi w'Imana, bikoze mu izina rya Data twese n'Umwana.